Hello bakunzi ba Beni Grace TV. Ngarutse uyu munsi nje kubaha inkuru. Mwihangare nari maze icyumweru bitewe n'ibihe twari turimo by'icyunamo. So hano rero mfite inkuru zimaje kuba nyinshi, inkuru ku yindi. Ntabwo byankundiye ko nyagezeho kare, ariko reka amasaha naya nyine. So maze icyumweru nagezeho bitewe n'ibihe twari turimo. Mwihangane. Hano rero mfite inkuru y'umwana w'umukobwa nahise gukora iyo mbayigeza, inkuru zo ndazifite. Aragira ati ndunari umwana w'umukobwa nk'abandi nkandakana bavuga turakana keza kandi koko nari mwiza muri icyo gihe cyanjye. Hanyuma nkunda umwana w'umukobwa ariko nkura nkunda ikintu bita akabyiniro. Nakundaga kubyina akabyiniro ati cyose ndi mu kabyiniro. Mama nakuze ndi kumwe n'ababyeyi, umubyeyi mama, ariko twahora duserera kubera ko ababyeyi baba bashaka kurera mu buryo bwa nyabwo, ariko nari umunyamahane. Mama twahora duserera akamwihorera, ariko nyine nakundaga ibintu by'akabyiniro, ngakora n'ikintu cyitwa korari. Nabaga ashaka kujya kubyina, mu by'ukuri ntabwo bya korari byabaga bifasheho, ariko sinayisiyoga ko nabaga ashaka kujya kubyina gusirimba muri korari. Yes, nabyinaga mu kabyiniro nkava muri korari. Ati mukurikire neza, ati navaga muri korari cyangwa se mbere yo kujya muri korari nabaga mfite numva imyaka yanjye nari ngezemo. Ati nakundanaga n'abahungu nanjye bwanjye ntabara. Ati hanyuma nkaba ndi kumwe n'umuhungu nkamenya ko isaha ya korari igeze nkaba ngiye muri korari. Nimugoroba nkaba nzi ko ngiye mu kabyiniro. Ati nakundaga kubyina pe. Ati akabyiniro twose utumbaze. Hanyuma mu gihe cyanjye rero umubyeyi ntabwo twumvikanaga, ntabwo twabyumvaga kimwe, ko nagiraga amahane amwe nyine y'amahane amwe nyine adashaka kumbuza kujya aho ngaho, ko narabikundaga pe. Kandi nkaba nzi no gushaka amafaranga mu buryo butari bwiza, ariko ntayashaka. Hanyuma mukecuru mama wanjye urumva ntabwo byamushimishije, ariko yarihanganaga, twahora ku iserero. Mu nyuma sinajyaga nica isaha ya korari, sinajyaga nica isaha ya kabyiniro. Hanyuma amafaranga icyo gihe nayashakaga mu buryo butari bwiza. Ubwo buryo butari bwiza ni ukuvuga ngo ntumbwire ngo umugabo n'uwundi. Nahuraga abagabo bafite abagore nibo abantu bari kuri amafaranga. Utwana tw'udusore ntutumbwire, kandi nari umwana, atari ko utwana tw'udusore ku ruhande ntabwo twunguko tudafite amafaranga, no. Ati sibye uwo nguwo nyine twabeshyanaga nyine imyaka yanjye, ngo ninjye nakundanaga n'abantu bakuze batanga amafaranga dura muri boîte tukabyina. Umva ati ubuzima bwari ubwo ngubwo. Hanyuma rero mu nyuma nkajya ntwara abagabo b'abandi. Umugore yaza akambwira ati umugabo wanjye nkamureba nabi, nkambwira umugabo wawe nese namugize ni njye waransanga ntabwo musanga. So wowe menya umugabo wawe, kanseringa umugabo wawe, shaka umugabo wawe. Ati jyewe nizo usanga ntabwo ari njye ugenda musanga. So nkabona nta kibazo kirimo kuba nafata umugabo w'abandi, nta nubwo nabaga namutwegera, nabaga nishakira amafaranga tugende mu kabyiniro, ubundi nibyo. Hanyuma rero mu nyuma nabonaga amafaranga pe mu ubwo buryo butari bwiza. Hanyuma mu nyuma rero nza gutwara inda. Mama ntiyabimenya, abantu barabimenya, baza kubwira amati umwana wawe aratwite, ariko nanjye ubwanjye ariko ntabwo nenda akamenya. So hanyuma baravuga umwana waratwite ko mutware gake, kuko bari bazi ukuntu tubanye na mama ari imiguruko. Hanyuma mama ntwara gake, umubyeyi aba ari umubyeyi ndamushimira. Narambaza ntuga ntabyo nsingiye kwipimisha kuko nsanga ndatwite. Turajyana, mama antwara gahoro, arambwira ati rero uwo mwana ko arazi ukuntu ndingurutse, arambwira ati no uwo mwana mureke azavuke. Mbese antwara gahoro, nanjye ubwo nyine naratanga uyu munsi kubera ko mama yari twahoraga tuguruka. Ninjye wagiraga amahane, mama yari atuje, ahubwo njye nagiraga amahane. Nkumva ko ubuzima ari akabyiniro, inzoga, itabi, ibyo ntimubimbwire, nabikundaga kubi. Nakundaga inzoga, nakundaga itabi, ibyo bintu uko bibiri ntabwo washobora kubimbuza. Hanyuma nza gutwita, mama arambwira ati nta kibazo umwana uzamubyare. Anjyana gake, ndabyemera. Uwo muntu we yinteye ntabwo yari umugabo, nahitewe n'umusore nyine wari uri aho ngaho amaringaringa. Mbimubwiye ati shwi, ati ntabwo ari byiza gutera inda njyenyine. Ati hoya. Ndatuza ndamwakira, nawe yari maringaringa gutyo. Hanyuma ndabyara. Imaze kubyara rero uni gutangira buryara ukuntu ufungukamo mu mutwe. Ati hanyuma amaje kubyara, nibwo namaje kubyara neza. Mama arandwaza, numva nta mugabo nari mfite, nta nyise umwana, narimenyaga ibintu byose, ariko ndabyara. Maje kubyara mama mba hafi.
umwana mushyira aho ngaho, hanyuma nyuma yo kubyara nibwo natangiye kwiga ubwenge no gushaka amafaranga mu buryo buba ariko n'ubwiza cyane cyane, ntangira no kwiga gushaka amafaranga mu buryo bwiza nkoze, kuko mbere nashaka mu buryo bubi abagabo b'abanene narabamaze abagabo b'abanene bari kure nibo nabonaga amafaranga, nagiraga amafaranga ntabwo nabonaga nageze mu kabyiniro. So hanyuma ntangira kwiga gushaka amafaranga noneho mu buryo bwiza n'ubu ariko nkavanga kuko nari nkiri mwiza pe, ariko mu nyuma za kwiga no kujya nshaka amafaranga neza, amafaranga ndayashaka, maze kuyashaka biramvuna kugira ngo nkavana, ariko akonishe ko umwana wanjye atazabura amata, akonishe ko umwana wanjye atazabura igikoma setu, akonishe ko mama usigaranira umwana atazabura atazagumva. Ntabwo nari norohewe kandi nari nkiri umwana, nagomba nahise mfata responsabilité zitajyanye n'imyaka yanjye, ariko ndabikora, ngerageza gushaka akazi ndagakora, biramvuna ariko ndabikora, ariko bikandenga kumva nari umwe kandi ubuzima ntabwo bwabaga bworoshye. Mu nyuma rero naje gukuma, mwana maje gukura, naje guhura n'undi musore turakundana ariko biranga, noneho nza nyuma guhura n'undi, noneho turapanga turagenda turabana, ababyeyi barabibabwira, maze kubabwira ati twibanira nta bintu byinshi, ngenda nzi ko ari umwana wo mu bakire, nzi ko ngiye kumukura amafaranga. Murabizi gahunda zanjye zari imibare naravuga nti barandamukarika ubu ngiye kumukire, mama nze mwubakire, mama nze mva. Ndamubwira ko mfite umwana, arabyekere ko ntitwabibwiye iwabo, ariko noneho mu nyuma naje gusanga ari bya bindi bya ngenda ngiye kubana nawe, hanyuma mu nyuma naje gusanga ari bya bindi bya ndongora nitunge, siko babyita ati naje gusanga ari bya bindi bya ndongora nitunge. Naragihimbana nawe, ubundi anyigisha icyo bita ishuri. Murazi ya mahane yanjye nagiraga, naragiye ndatuza neza, aranyigisha urugo rumbera ishuri neza, murumva, aragenda arankamirikisha, ndakamirika ya mahane n'amashagaga birashira, ndagenda turabana. Ariko none icyo yankoreye reka mbibabwire, naragiye turabana nk'umugabo n'umugore, naramukundaga pe, naramukundaga, nicyo tumye mbasha kwihangana, ariko arankamirikisha, yari umwana ukiri muto naramurutaga, ariko noneho birangira tubanye, anyigisha ishuri. Ni naho hantu naviriyemo kumenya ubwenge, ndatuza menya ko umuntu ashobora kubaho akihangana. Ikintu cyabayeho rero, yari umwana, yari umugabo wanjye, turabanye mu nzu turibaniye gutyo, hanyuma haza nk'umukobwa akamubwira ati uriya ni mushiki wanjye, uriya ni umuntu waje kumfurira, mwibaze ndaho turi kumwe ndatwita, akajya avuga ngo uriya n'umuntu waje kumfurira, uriya n'ushimye, akayagenda agafite telefone akavugana n'umuntu shushushe, ibaze ndaho ndi umugore we, ati nkababara, ati ankorera ibintu, ati ndangije nkajya icyo twakoze niko twabanaga nk'umugabo n'umugore, nkihahira, nkitunga, ngira isoni zo gusubira iwacu, atumva ndagenda ndaceceka, amarere yose arashira, ndatuza, ndavuga nti ntabwo nasubira mu rugo, bazi ko nagiye gushaka ahantu heza mu bakire, ntabwo nasubira imbere ya mama kandi nzi ko namusigiye umwana, ntabwo, ndatuza ndubaka, ubundi ndakamika, ndagenda mera nk'igiti, ati ndagenda mera nk'igiti, urumva, aranzunguza, akagenda akongera akagaruka, akagenda akongera akagaruka, hanyuma yaba yicaye akajya kubona nkabona azanye umukobwa, akacara bakaganira, bakanywa, akamubwira ati sheri uyu nguyu ni mushiki wanjye, cyangwa se sheri ni mubyara wanjye, cyangwa se n'umukozi ntiwaje kumfura, ati nakarisha, mva, ati bagakora ibyo bakora ndeba byose n'amaso yanjye, ati nkababara, ariko naramukunda nkanga kumufaho, n'isoni n'ikimwaro cyo gusubira inyuma. Nuko umuhungu turabanye, aranyigisha koko, ati arankamirikisha, ndagenda noneho nemera koko ubuzima bushoboka umuntu ashobora kubaho, akaguha ishuri. Aho hantu rero ati niho nagiye menyera neza ko umuntu ashobora kukwigisha ishuri. Ati nahavuye, gishobora kubamenya, ati nahavuye mbonye ishuri ry'ubuzima, mbona ko umuntu ashobora kukwigisha neza, mpava numva nagiye ku murongo, ngeze aho numva nifite inda, arimo arankuruga, ndigaburira, nditunga, nta na kimwe mbese na aderesi, yari afite akazi, nanjye ngeze bamenya gushakisha, nari umuntu uzi gushakisha, ko nabonaga n'uwi nta kintu amariye, kandi ibyo nagiye nshaka nabyo nabonye. Nuko arankamirikisha, ndangije kugaruka mu rugo biranga neza, ndagenda ndananuka, nshiramo na yanda, ntanyitayeho, arambwira tumva warizanye, urumva, ushaka no kugenda uzisubizayo. Akajya azana abantu, akazana abakobwa aho,
akazana amasore aho nta na rimwe igize perezida avuga ngo tunumugore reka da ati icyo yakoraga yakomeza kwifata nk'umusore ubundi ngenda kubitwa noneho ngera humera nk'igiti wari wabonaho iminsi kwigisha guceceka ya mashagaga yanjye arashira birangiye rero binyobeye nza gufata umwanzuro ndavuga nti no ibi ntabyo n'ubundi ndi gusafaringa ntacyo ndi gukuraho n'ubundi nditunze ati byiza reka ndikene nawe ngeze aho ndamureka nsubira mu rugo maze gusubira mu rugo murabizi nakundaga akabyiniro nakundaga inzoga n'itabi naho ngaho nabirekeye muri iryo shuri ry'ubuzima ati narabizi nakundaga inzoga nkunda itabi mpitamo kuvuga nti no ndabiretse ndatashe ngiye mu rugo mba umwana w'umukobwa utuje imbere ya mama hanyuma ninongera gutekereza gushaka nzashaka umugabo nzi icyo ngiye gushaka ati kuri ubu rero ntabwo nshaka babandi birirwa bantesha umwanya bantesha igihe bambwira ngo iki mfite gahunda ko ninongera gushaka nzashaka umugabo ufite gahunda ukeneye kubaka naho bitakunda ariko ntacyo byonyine nahinduye intego icyo nkeneye nuko namaje kwiga namaje kubona ko ubuzima bushaka kukubera ishuri umuntu ashaka kukubera icyigisho nubwo yangoye nubwo nagiye mushaka mukunze naramukundaga pe niyo mpamvu natinyaga no kumuvaho atari ko yarangije yatumye niga kubaho ncisha make yatumye numva yuko kakabyiniro numva yuko ya korari numva yuko hahandi hose za nzoga ashobora kuba ntazinywa byatabi bishobora kure ko nasigaye ndimo nkumva rirabishe yatumye numva yuko umuntu ashobora kubaho atari kumwe n'umuntu kandi akabaho yatumye niga byinshi mu mutwe wanjye ntigeze menya so hano rero yabagezaga inkuru ye ikuntu byamugendekeye umwana w'umukobwa ati nimuntera amabuye nimuvuge ngo nagize gute nawe byakora hari n'undi uri kubinyuramo ariko hari inyigisho byamuha yababwiraga inkuru ye y'ubuzima byarangiye rero avuye umwana w'umukobwa mwiza avuye umwana usenga avuye umwana umukobwa mwiza wubaha mbese yahigiye ishuri asubira mu rugo afite ubwenge no kuvuga aravuga ati gere nongera gushaka nzashaka umuntu nzi icyo ngiye gukora atari bandi bankinisha ati rero ati inkuru yanjye nabahaga ntabwo ari ibintu birebire navugaga ariko nibaze ko hari uwo byafasha kugira ngo yumve neza yuko umwana apfa mu iterero iyo nza kwemera impanuro z'umubyeyi iyo nza kwihangana nkumva ibyo ambwira nashoboraga kuzavamo umukobwa mwiza nashobora kuzavamo umudamu mwiza ariko nahaboneye ishuri inyuma nanze kumva impanuro z'umubyeyi nza kubonera ishuri aho nashatse nza kubona neza ko kakabyiniro za nzoga hari ibi bintu kuvuga ngo avenir ya future yawe ngo uyitegura mbere ntabwo uyitegura umaze gukura ati hari ibyo hari ingaruka z'ibyo nanyuzemo ati ibyo nanyuzemo nibyo ndimo ndasafaringa mungu niyo izo ngaruka zibiri nanyuzemo ndimo ndakira feedback y'ibyo nanyuzemo niyo mpamvu ngomba kwihangana ngomba kubinyuramo nta kibazo nkumva yuko ibyo nanyuzemo ibyo lopase yanjye iyo yanteguriye fitiri yanjye ni iyi ngiyi ariko ndizera yuko izahinduka ati ndi umukobwa ushima imana ndi umukobwa uzi neza ko hari yaciyemo ariko azi neza ko hari n'inyigisho yabikuyemo azi neza ko hari ikintu unyuramo kugira ngo wenda kizafasha abandi ati niyo mpamvu ngomba kubicisha ku bantu kugira ngo nawe n'undi mwana waba warabaye inkangi yarananiye ababyeyi cyangwa se aca mu biyobyabwenge cyangwa se anywa inzoga akunda akabyiniro ajya gusenga atagamije gusenga kugira ngo yibyinire ko nakundaga kubyina pe ntabwo target yanjye kwari gusenga kwabaga ari ukwibyinira nakundaga kubyina nakundaga kumva ko ndi sirikimba mva sinasibaga korari sinasibaga boîte sinasibaga ibyo bintu rwose byari ibintu byanjye kandi mvaga nishimye so rero ati inkuru yanjye nababwiraga ntimuntera amabuye ntimugire hari icyo wenda hari uwagikuramo hari n'uwo wumva yarakeneye kumva hari n'uwo hari n'uri kwinyuramo kano kanya ati nizere yuko hari icyo byamufasha so rero inkuru yari iyo ngiyo mu magambo makeya ni inkuru nabashe kumva iri donc no kuvuga ngo ni inkuru igera ku mutima ariko nibaze ko nawe yumva hari icyo urakuramo so rero nibaze ko taramutera amabuye ni inkuru umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga inkuru ye hari uwo yafasha so rero mbashimire nibaze ko hari icyo mukuyemo ntimwibagirwe gukora subscribe musubscribinge mulayikinge musharinge mukomantinge uko mushaka bibutsa yuko nkora ibintu bitandukanye guteka ibiganiro by'ubuzima nabyo ngiye kubigarukamo
guteka ibintu n'ibintu bisanzwe mu buzima, kuganira, kujya inama byose ubu am ready. So next time nibaze ko twe mwese turi kumwe naho utaha. Bye bye.